agace ka mbere aho twakarangirije uyu mukobwa Samantha nyine makamba amureba avuga ati Samantha amureba yenda kumva ese hari ikintu urimo kumpisha cyangwa se utarimo kumbwira. Umukobwa avuga ati oya ntacyo makamba, ntacyo ndimo kuguhisha rwose. Uyu avuga ati maze iminsi ndimo kugucunga nkureba ndetse hari ikintu kirimo kukurya kiguhangayikishije cyane biri serious nyine. Uyu mukobwa avuga ati oya ntacyo, ati kuva wafashe umwanzuro kukimpisha ukagihisha makamba rwose ubwo ibyo bikurebe nyine nta kibazo, ntacyo bitwaye, ubwo nyine reka niryamire mu mahoro, ugira ijoro ryiza. Uyu makamba nuko nguko yahindukiye kugira ngo yiryamire nyine bisanzwe, baba barimo kumanaginga. Amaze kuryama uyu mukobwa Samantha yabitekerejeho cyane, ndetse Samantha nyuma yo kubitekerezaho nta kindi yakoze, yese akora kuri makamba avuga ati makamba ni ikihe kibazo se? Ese waba uzi umuntu witwa Daniyeli, umusore cyangwa se umuhungu witwa Daniyeli? Uyu mugore makamba ahita abyuka vuba cyane arimo kwitegereza uyu mukobwa Samantha, ndetse Samantha avuga ati Daniyeli, ati yego rwose Daniyeli n'undi mwo kuvuga. Makamba avuga ati rero Daniyeli nshobora kuba nzi cyangwa se wonzi yari musaza wawe mukuru, bigaragara ko abajije izina rya uriya muntu akunda kurota, ndetse kandi yapfuye ubwo wari ufite imyaka 3. Uwo Daniyeli turimo kuvugaho nonaha none se yari afite imyaka ingahe? Uyu makamba avuga ati uwo Daniyeli yapfuye afite imyaka 12, ndetse yari umuvandimwe wawe, ni imyaka 12 yapfiriyeho. Uyu avuga ati none se ushobora kumumbwira nyine uko yari ameze, wamudescribe nyine? Uyu nguyu aramwenyura makamba avuga ati Daniyeli yari igikara nyine, ari umusore unanutse neza ameze nka, noneho kandi Nese no kubera kirimo kubaza ibyo bibazo byose kubera kirimo kubaririza Daniyeli ibijyanye nawe. Umukobwa Samantha ntiyagira icyo abivugaho, ari gukunda kurota ari mu ishyamba ahantu ndetse agahura n'umuntu witwa Daniyeli arimo kumwiyereka. Reba hano hasi ukande ku ibuto ya like ndetse ukande no kuri subscribe kugira ngo buri uko nkizeho uzajya ukabona bitakugoye. Amazina yanjye ni Ancestor Inyase, ntabwo ndi intungane nta nubwo nigeze mvuga ko ndiyo. Nimero yanjye ni 0788257888, ukanyandikira kuri WhatsApp tukajya twiganirira bisanzwe. Isazi itagira umujyanama ikurikira umurambo mu mva, kubera ko amahoro ahoze araya bose nkuko ubwenge bugira benshi. Ni agace ka kabiri dutangiye. Sasa ahangaha ku ishuri abanyeshuri bari mu ishuri bisanzwe nyine, iyo umwarimu ataraza babacata baganira utuganiro twamva he na njya hehe bisanzwe nyine. Uyu Ella aza aganira na Juliet, bigaragara ati musuhuze mwarimu, turagusuhuje Mr. Austin, ni umwarimu waje. Ati igitondo cyiza abanyeshuri, hanyuma se mumeze mute? Ati tumeze neza nyakuba, tumeze neza. Ati ngaho ni mwicare mwese. Sasa rero mwarimu areba abanyeshuri barimo kwicara ahangaha. Rero ikigo cyacu cyashyizwe mu bigo bizitabira Empire Spelling Bee. Uyu uvuga ati yes, ni Janet arishima cyane. Juliet asubiza amaso nyuma amureba, uri kwishima iki? Ati kubwiye mpamvu rero tugiye gukora in-house spelling competition. Spelling competition ni nka kuriya bashobora kuguhereza ijambo bakakubwira ngo utange spelling yaryo nyine ujye uvuga buri nyuguti yose irigize. Kuva kuwa mbere rero tugiye gukora ayo marushanwa. Bityo rero ikintu mugomba gukora mugiye kwigabanyamo amatsinda agiye atandukanye cyangwa se amakipe nyine ahangaha, ndetse kandi uko bigomba kugenda izo groupe zizaba supervised na Miss Salome, ndetse kandi murakoze cyane. Aturakoze cyane Mr. Austin. Bigaragara ko Juliet ndetse na Janet bameze nk'abahanganye nkuko twabibonye no mu gace ka mbere. Sasa rero Juliet yitatamba ahangaha ati wampamagaje rero? Ati yego Samantha naguhamagaje, ni Miss Salome ngo aramwiyumvira. Samantha tugendeye kuri iyi competition igiye kuba iyo guspelinga, nshaka ko ugiramo uruhare nyine ukitabira. Nshaka ko noneho washaka umwarimu uzajya ugenda kwigisha n'amasomo ari extra ya morale, ku buryo nawe wafatamo umwanya muri aya marushanwa. Yavuga ati oya Miss Salome ngiye ntabwo ngiye nshishikariye ibingibi bya spelling competition. Uyavuga ati Samantha ngiye nkwizereramo muri wowe, byanga byakunda wabikora. Mukobwa nshaka ko nawe wiyizereramo wa mukobwa we. Samantha ibingibi ushobora kubikora rwose. Uyu mukobwa arabyumva. Ngiye nshaka ko ubwoba bukurimo wa mukobwa ubwica, nshaka ko umera neza cyane, ubwoba bwawe ukaburimbura neza cyane. Hano ku ruhande nese ni gute umukobwa wiga muri SS2
yaba akagoryi cyane. Ni abarimu basohotse ahangaha SS2 baba bavuze nk'uko twebwe mu Rwanda tugira uwa gatanu wa segonderi nyine, bahera muri junior S1 akaba ari mu wa mbere, noneho SS1 akaba ari mu wa kane. Ati nanjye my brother, nanjye nkomeza kwibaza icyo kibazo kimeze nk'uko nguko uriya mukobwa Samantha rwose, bigaragara ko ahantu yigaga cyangwa se bavuze ko uriya mukobwa nyine naho yigaga yakoraga neza cyane, bimeze neza, cyangwa se aho yize mu mashuri abanza. Nese ni gute ubu ngo basigaye ameze uku nguku? Yavuga ati nanjye birantangaza cyane, nanjye birantangaza. Mbese Samantha ni umukobwa waje ahangaha muri iki kigo, abantu bagenda bamwibazaho cyane, yabaye indirimbo, hari n'abanyeshuri yatangiye kujya mu matwi bamuvugaho ngo yitwara ukuntu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndetse muri izi nce cyangwa se muri izi karitsiye twahita muri Rekedi nyine, uyu mukobwa Samantha yaba yavuye kwiga akagenda akajya gucuruza. Bavuga batese no kubera ikindi mwo kubabara. Ubu buribwe ko ari ubwa nyabwo ni Samantha, ndetse akaririmbo kari kuririmbwa n'umuntu w'igitsina gore. Ubu buribwe sinshobora kuburekura, nkeneye kumenya impamvu mbayeho muri ubu buzima rwose. Ese ni ukubera iki nabaho muri ubu buzima? Ese ni ukubera iki ndimo guhartinga cyangwa se ndimo kubabara nyine? Kuko ubu buribwe ni ubwa nyabyo bwite. Nkenze ubu buribwe ntabwo bushobora kugenda, ngiye nkeneye kumenya impamvu mbayeho ubuzima nk'ubu ngubu. Akomeza kwicururiza amazi ahangaha, ndimo kwiyumva nk'aho wagira ngo naratakaye cyangwa se narabuze nyine, ndimo kubura na faith cyangwa se ndimo kubura ukwizera. Sinshobora kwifata nyine ngo nanjye ntuze, ngerageza gusenga. Bityo Nyagasani, aka kanya ndakwinginze ntabara. Aka kanya ndimo kumva natakaye cyane, ni ukuri ndimo kumva nabuze ibyiringiro cyangwa se faith nyine, ukwizera kwanjye. Ndakwinginze ngumisha hamwe kuko nkomeza gusenga Nyagasani, ariko nyine ntabara Nyagasani. Yava gucuruza umwana w'umukobwa Samantha ananiwe cyane, mbese bigaragara ko ashobora kuba atabona n'umwanya wo kwiga. Mbese Samantha dutangiranye mu magambo make atangiye ubuzima bumeze nabi cyane, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndetse ushaka kukareba kadasobanuye kitwa brain behind cyangwa se ubwonko aribwo bwihishe inyuma ya byose. Akaza ahangaha akanywa no kuri aya mazi ye, aba yacurujeho nyine amasaha agakomeza no kugenda, biriya bigakomeza kuba bukira bugacya, akomeza gusunika ubuzima. Ariko ikigo yajemo ni ahangaha, hari abatangiye ngo kumwizereramo, hari n'abatangiye. Umunsi mwiza abanyeshuri, uyu munsi mwiza rwose turagusuhuje Miss Salome. Ahangaha tugiye gukora amagurupe 7 ni amatsinda, kugira ngo iyi incoming spelling bee competition igiye kuza. Ubwo nyine iyi classe turi buze gutoramo abantu 5 ari bo bahagaririye abandi, noneho ayandi magurupe cyangwa se andi magurupe 2 azava mu yandi mashuri yo hejuru. Mwebwe turi buze gukora 5 ahangaha. Niwumva izina ryawe ndihamagaye uhite uhaguruka. Juliet aramuhamagara, Janet aramuhamagara, ubwo nibo bagiye kuba bahagarariye amatsinda yabo. Akareba Rebecca hagarara nawe, ndetse nawe David uhagarare, n'undi munyeshuri witwa Alex umwe wungirije Juliet muri iri shuri. Ndetse kandi mwembi uko muri 5 muri iri shuri ni mwebwe muhagarariye amatsinda yose. Buri groupe byibura ibifite abantu bakeya ari 4, ari bo bakeya mu itsinda ryanyu. Uko nguko noneho nk'umuyobozi w'itsinda uyoboye groupe, akazi kawe no gucoordinating iryo tsinda ryawe, mugakora ibishoboka byose ko buri mumambure uri muri iyo groupe cyangwa se buri munyeshuri nyine ahari arimwo gukora, mbese mwese muri gukorana neza cyane. Ndumviswe bati yego urumviswe neza cyane. Sawa rero, bigaragara ko abanyeshuri bahamagaye ari bo banyeshuri bagerageze nyine bakora akazi kabo neza, noneho abandi bakaba nabo babiyungaho. Hano Juliet ari kumwe na Ella bahuye n'uyu Janet. Ati rwose urabizi ko uri umukobwa uri calm utuje cyane, ndetse kandi ngo ukaba uri smart da, uri umuhanga. Okay, murakoze. Ndetse kandi ukaba uri na humble da, niko bajya bavuga. Ariko ndakeka ntabwo ubizi ko ngewe ndi dangerous, ndi mubi cyane, ndi umugome. Ni Juliet. Ndetse kandi ndabyanga cyane iyo abantu barimo kugerageza kunyigiraho abantu b'abahanga, ibintu nk'ibyo ngibyo. Juliet ati ariko kubera uri umunyeshuri mushyashya utazi uko bikora, sorry gatoya, wibuke
mu kanya gatoya cyangwa se mu ka episode ka mbere ubwo bari muri refectoire barimo kurya, uyu mwana w'umukobwa Ella yabwiye Juliet ati umunyeshuri mushyashya arimo kwigira uwa danje, nase hari icyo uri buze kubikoraho, amubwira ati ndakeka byanga byakunda hari uri buze kumwiyereka. Noneho twebwe twahise tugira ngo Samantha niwe barimo kuvuga ngo urimo kwigira ukuntu, ariko uyu Juliet ahise abwira uyu nguyu Janet ngo kuva uri mushyashya bigaragara ko hari amahirwe y'uko byanga byakunda uyu Janet ari we banavugagaho. Rero sasa kuva rero uri mushyashya ndibuze kukubabarira nindangiza ngo hereze amahirwe, reka tube inshuti magara njye nawe. Uyaza mwegera avuga ati urabizi, wigeze wumva imvugo yamamaye cyane ivuga se ko ngo buriya iyo umwanzi wawe udashobora kumukubita uzamwiyungeho? Warayumvise iyo mvugo? Abangaba bareba ati ariko ngiye gukora reverse yabyo ibitandukanye. Ngewe aka kanya ngiye kuvuga nti niba udashobora kubakubita abanzi bawe kubatsinda uzamanika amaboko. Uyavuga ati umukobwa arakumenyereye cyane tugomba kumwigisha isomo. Nika Ella twigendere ariko dukeneye kumwigisha isomo. Mbese nko kuvuga ngo sinahura namwe ubwo nindamuka guhangana namwe binaniye nzamanika amaboko ni Janet, niko yavuze. Ndetse abangaba baje ahangaha ni inshuti baraziranye cyane. Noneho ariko hano haza uyu musore Alex nyine bigaragara ko nese niki nahombye nahombye kibararakaye cyane umukobwa Janet yawe ati ngiye mfite plan ya danger, mfite umupango. Ni Juliet bigaragara twakundi ati egera hino Ella we egera hino nkubwira ibyo tugiye gupanga. Aramwongorera whisper n'ukongorera amubwira amazimwe abireba. Ati yego rwose uyu musore we bamuheza mu cyaragati ntiyamenye ibyo ari byo. Bigaragara ko ari abashuti bari ahangaha nyine bose barimo kwiganirira. Niba wararebye igitambo cy'umutima akangaka nako niba wageze ahangaha twagiye uburyohe bugiye kuba. Mu gihe cyakurikiyeho Juliet yaje ahangaha muri ahantu hari amadokima, ngwino cunga gake ureba. Arangije hari urupapuro yafashe, mu gufata urupapuro arusimburanye n'urupapuro yakuye ahangaha. Bigaragara ko ari ubugambanyi. Mwese muri gukora icyo ntabwo mwagakwiye kuba muri cafeteria nyine. Ni umwarimu waje ati yego rwose nyine ngewe nashakaga ku nyine Miss Salame yaratutumye ngo izi mpapuro ngo tuze kuzira. Ndabyumva neza cyane, sawa sawa murakoze cyane, ngaho ni mugindi. Bahinduranye urupapuro nyagasani. Ndetse mu ishuri mu gihe cyakurikiyeho barimo kuganira, Samantha nawe bari aho mu ishuri biraho, kumbe Janet nawe ni mushyashya nibwo arimo kwisanga muri iki kigo nyine cyangwa se muri iri shuri. Abanyeshuri bakomeza kuganira bisanzwe, ibintu ari ubutamu. Miss Salome nuko nguko yaje ati class ni munsuhuze, ati tiragusuhuje Miss Salome, igitondo cyiza. Ati igitondo cyiza class, igitondo cyiza cyane. Aho ni mwicare rero abanyeshuri barongera baricara. Ati uyu munsi rero ikintu tugiye gukora tugiye gucekinga amagurupe yose uko ameze. Gurupe ya mbere ni muhaguruke nonaha ya Juliet n'abakobwa bandi bahangaha bane niko yari yabategetse. Gurupe ya kabiri rero ni gurupe ya Janet n'abandi banyeshuri bayirimo, ni mwicare nonaha. Ngaho gurupe ya C ni gurupe ya gatatu Alex, harimo na wa mukobwa urya na Felix bari kumwe. Ati gurupe D ni muhaguruke namwe, harimo abandi banyeshuri ya David baricara neza cyane. Urumva ko ngiye amazina nahise nyafata. Gurupe ya nyuma hahaguruka wa mukobwa wanga Samantha bicarana. Amureba nese navuze ko mutagomba kujya munsi y'abantu bane muri gurupe. Uri yavuga ati yegoma, ariko Vincent ntabwo ahari. Uyavuga ati mumusimbuze Samantha nyine ajyemo muri iyo gurupe. Imana ibindi ndetse nabikora. Baraseka. Mutiki ko mugiga gute utinyuka kuvuga ndimwe kuvuga wagakobwa yanga Samantha aramwanga nagira kanuna gato kagucika. Mugira umunsi mwiza kandi uriya mukobwa yanga Samantha gutyo gusa biraho nyine tu. Nanjye buriya hari umuntu unyanga. Ndetse uyu mukobwa Janet nuko nguko yahagurutse aza aje gufata urupapuro rwe uyarimwo guseka.
aseka cyane azi ibintu yakoze. Ndetse Janet mu gufata urupapuro rwe uyu nguyu arimo kumwenyura, Janet yabaye nk'ucika intege cyane, bigaragara ko amanota yabonye atari amanota yagakwiriye kubona nyine uyareba. Bahinduranije impapuro, yabonye amanota 20 kandi ari umuhanga ukunda kubona 100%, ndetse arabibona, cyangwa se nyine tu ahita aryamahanga acitse intege cyane, bamuhumuriza bamureba kubera akajaruzi gusa. Uyu nguyu akomeza gutanga impapuro ze nyine nawe kugira ngo abanyeshuri bakomeze ubuzima. Uyu nguyu yaje kurira ahangaha ku ruhande, arabizi ko yari yakoze, we nta shyari twamubaraho kubera ko we yari yakoze, ariko yagize amanota makeya, biri buze kugana ndetse naho abanyeshuri barimo kurira. Uyu nguyu nuko yaje we na Ella bari kumwe, niko yaje arimo kuvuga ati rwose njyewe nigiye kuri Iroko. Ubundi Iroko nyine ni ubwoko bw'igiti bakunda gukoresha mu gihugu cya Nigeria. Iroko byaturutse ku mvugo cyangwa se umugani w'umunyafurika uvuga ngo buriya ibintu umukecuru cyangwa se umusaza azi cyangwa se umuntu ukuze cyane azi, niyo umwana yakurira igiti cya Iroko cyitwa Iroko nyine akurira akagera hejuru cyane, nyine ntabwo ibyo bintu ashobora kubimenya uwo mwana. Rero uyu aje arimo kuvuga ngo nigiye ku giti cya Iroko cyaguye we ntabwo yabashije kucyurira, nyine cyaramanutse hasi, noneho akigiraho isomo ariko kitakiri hejuru aturiye. Njye nizerera muri iyi si rwose, nyizereramo neza cyane ko amahirwe aza rimwe mu buzima, nibyo yize kuri icyo giti yigiyeho. Mbega ukuntu ibihe byakugendekeye nabi we. Umukobwa ukeleyiminga ko ari we muhanga cyane ahangaha, none arimo kuganya amanota na Samantha rwose. Baramuseka cyane, n'utunyeshuri turi ahangaha dukora amabara. Mbega ni ukuri rwose yaramenyereye kwamamara, none aka kanya igisebo nicyo adashoboye gufesinga. Bamukwena ni umukobwa Janet yaranga, urabizi ko iminsi yose idahora iri imwe, tunakurire n'imbere maze Nyagasani. Uyu mukobwa ariko twanamubonye no muri iyo filime mpuze ndimwe kuvuga yitwa Igitambo cy'umutima, yarayirimo nyine uyu mukobwa. Zarabaye ndetse abangaba baje ahangaha ku ruhande baba baganira n'inkozi z'ibibi, niko nabita. Ibintu mwakoreye Janet uyu munsi ntabwo byarisaba rwose, ni umusore biyemyaza nibishake bamuca amazi. Atera nkuko nari ndimo kukuvugisha mbere yuko ndogorwa cyangwa se ndogowa na catfish ni ifi bwa bwoko bwa yafi twabonye muri ya filime y'umukobwa Ada, umukobwa wahindukaga ifi, nizo bita catfish. Mbere yuko indogo ya rero Ella aka kanya rwose ndishimye cyane ko ababyeyi bawe sinzi utuntu avuze turancitse nyine. Ati aka kanya rero njye ndishimye cyane ko ababyeyi bawe baba batari mu rugo iwanyu, mbese babaje ahangaha. Ati njye ntabwo nishimye, bityo rero uwo mutongera wawe uvuze uwusubize inyuma, ntabwo mba nishimye ko ababyeyi banjye batari ahangaha. Uyavuga ati ndatekereza uyu mukobwa yanshyizeho umutongera nyine kubera amubwiye ngo uwo mutongero wawe uwusubize inyuma, niko Ella avuze. Oyavuga ati oya njye ntabwo nishimye, ubwo rero uwo mutongero wawe usubiza inyuma cyangwa se ukureho. Uyu musore ahita avuga ndatekereza uwo mutongero uyu mukobwa Juliet yawunkiza. Oyabate oyo se ninde urimo kuvuga, komeza wigira ikigoryi cyane ahangaha. Njye nakifuje ko ibi bintu by'imbaraga zidasanzwe byose nakabaye nzifite, nkajya ntereporutinga nkaguruka nkajya mu zindi ce zose. Ayavatana se turahangaho gusoma cyangwa turahangaho kuvuga amazimwe no gutongera imitongero. Uyavuga ati turaha kuvuga imitongero ndetse n'amazimwe, nibyo byatuze. Ati munyibutse sinzongere kuzana namwe. Ati yego rwose ngamereza ibyo bitabahangaha ntuza urutwa runini gusa rumeze ukuntu ni abanyeshuri babaje ahangaha. Ati ndatekereza nicyo gihe mutangira kunyita amazina meza, mukajya munyita nk'ahandi Samu n'umusore Alex umwungirije, nyine mutangire mujye munyita amazina meza, cute nk'ichocolate Pepe urusenda, niko tuzajya tukwita. Mbese baba babyinata, ni inshuti ziri aho ngaho tutunyeshuri nyine turi high school. Ibyo ngibyo byarabaye. Amasaha akomeza kugenda hano ku ishuri. Uyu Ella ndetse ari kumwe n'uyu mukobwa Juliet nyine baba bishinatamo bakina, barimo kugenda ahangaha. Nuko nguko bahuye na Janet aza abasanga. Sasa rero shahu
ati aka kanya ndagira ngo mbibutse urwibutso rutoya, buriya umuntu useka neza nuseka nyuma, niko yababwiye. Areba mugenzi oya avuga ati useka nyuma aba yahombye, aba yatakaye, yahombye. Ko aseka nyine kubera ko ashaka kwisanga mu bandi, ariko nyine uyavuga ati guseka aha nyuma ya buri muntu wari we wese, ubwo se byitwa guseka buriya? Kuko tuvugishije ukuri nase ubwo ntabwo ari ubusazi, ahubwo ni Juliet. Gerageza ikindi kintu kizima baby girl, ugire n'umunsi mwiza, ahubwo ibyo waruzanye ntabwo bikora. Uriya yagiye kurwana, Janet aramufata. Mbese bigaragara ko Janet abizi ibintu yakorewe nyine ahangaha muri iki kigo cy'amashuri, abizi ko yagambaniwe. Abanyeshuri baba bari ahangaha barebana, mwarimu nawe abareba, ariko sha ibyo bintu mba mbona natanabizi. Reba wa musore uri hariya hirya ku ruhande uburyo biba bimeze nyine, avuga n'amazimwe uriya musore ufite tentire mu mutwe. Hoya buriya nyine ntabwo barimo kubivuga numva, ariko ndimwe kubibona. Reba uburyo ahagarara. Juliet rero ni umwarimu. Ngiye nshaka Samantha ko ajya muri izi competition za spelling bee nyine akajyamo, ndetse kandi nshaka ko abari mu itsinda ryawe nonaha. Uyu ngo yavuga ati oya itsinda ryanjye se kubera iki ari ryo ushyiramo, twebwe turuzuye nonaha. Umugore Miss Salome ahavuga ati rero Juliet niwe munyeshuri nyine urabagirana mu ishuri w'umuhanga nyine, ndetse haramutse ari mu itsinda ryawe urabizi ko wamufasha mugajya mwigana, mukigana, mugasomana byo gusoma ibitabo ariko n'amakayi. Uyu mukobwa avuga ati mama wanjye yigeze kumbwira ko buriya iyo ihene ikomeje kugendana n'imbwa buri gihe mu buryo buhoraho buri consistent, nta magambo y'aka gakobwa ati iteka bizajya binahora bituma iyo hene igenda ijya gusangira nayo amagufa nyine, igire ngo yarya amagufa. Uyavuga ati Juliet wa mukobwa we, ntabwo ushobora kumenya, nta wamenya, ushobora gufasha uyu mukobwa ukiri mutoya, wasanga nyine nko kumbwira ngo you can never tell, nta wamenya ejo hazaza. Cyangwa se uyavuga ati nasi niba ikigo kidashobora kumufasha, ngiye ndinde wo kumufasha, ndinde wo gufasha. Hari abantu buriya baba bagomba, cyangwa se igeno ryabo ryagenewe ko bagomba gutsindwa, buriya ni umukobwa. Ndetse kandi ngewe ibyo ngibyo nta kintu umuntu ashobora kubikoraho niba abantu ari abo gutsindwa. Nawe Miss Salome nta kintu wabikoraho niba ari abatsinzwe nyine bagomba gutsindwa. Nyagasani bahise banasona. Miss Salome yumiwe cyane. Uyu ngo yavuga ati goodbye Miss Salome we, ni umukobwa. Nuko nguko turimo kugatangira aka gaseri gafite ibice uri buze guhita ureba neza cyane ukikabona. Mbese nurangiza akambira kakabira aka gatatu kugeza ukarangije kose, gahunda ni ugukubita tubangura. Mu gihe cyakurikiyeho uyu mukobwa bigaragara ko twamaze kumenya ko ashobora kuba atari mwiza, tutazi impamvu mu buryo bwabwo yaje ahangaha. Mbese ngo ibyo kuvuga ngo hazaza wapi, hari abantu bari destined to fail, mbese batagomba gutsinda mu buzima, niko avuze da. Ati Juliet we mama nuko burije kandi ugomba kuba uri mu cyumba cyawe nonaha. Nase no kubera iki utahumeka ukazajya usoma mu gihe gikurikiyeho. Uyavuga ati ngiye mfite competitor ku ishuri mama, mfite umuntu duhanganye, ndetse kandi kira kigo nakivamo naramuka atsinze uko byagenda kose. Uyavuga ati mukobwa rero wanjye mama we, reba ngaha ku ruhande ngo niwe wamubwiye ariya magambo ngo iyi hene igendanye n'imbwa igeraho ikagira ngo izagirya amagufa nayo. Ati wa mukobwa ntabwo azigera gutsinda uwo mukompetita wawe kuko uri uwa danje, uri uwa mbere. Undebere uyu mubyeyi nawe, umubyeyi utabwira umwana we ko ashobora gutsindwa bikaba ari ibisanzwe. Ikirenze nibyo ngibyo ngiye nkwizereramo mwana wanjye, nkwizereramo cyane. Uyareba urakoze mama. Bityo rero ukeneye kujya kuruhuka mwana wanjye ukaryama, uri buze gukenera imbaraga mu gitondo cya kare bukeye. Ati yego aho tuyaburitse. Ati oya wivuga nibicyahaguruka. Ti mama reka ndangize gusoma, tawayagenda jya mu cyumba cyawe none ujya kuryama. Nona genda ariko agakobwa ujye kuryama, nshaka kuruhuka neza cyane mu cyumba cyawe, genda ujye kuryama kandi ndi inyuma yawe ndimwo kugucunga neza cyane. Nyagasani ni umubyeyi. Ndetse ku rundi ruhande ahangaha ubwo nyine uyu mukobwa Samantha kubera aba aninaniriwe cyane, yagiye gucuruza amazi kugira ngo afashe makamba. Ava ku ishuri yavuga ngo reka arambure udupapuro bikanga. Hano mu rugo hari undi mubyeyi nawe ati oya ntabwo ushobora kwidistractinga cyangwa se kwiyobya n'iyo sura yawe ibabaye.
niba ushaka kugira icyo ugeraho ugomba gusoma rwose. Umukobwa avuga ati umbabarire cyane, ati bijyanye na assessment yawe yo ku ishuri se ntabwo amanota wabonye yanshimishije wa mukobwa we rwose. Kumbe ni Janet avuga ati mama bira ntabwo byari amakosa yanjye, nakubwiye ko hari umuntu watamperinze n'amanota yanjye. Ati itegereza impande n'impande, mama ntabwo ibi byose yabigezeho kubera ko yari afite inzitwazo, ndetse kandi ntabwo ushobora kubona urwego ugeraho ruzima ugenda ushyira blames ku bandi bantu. Nyagasani twakoze bikomeye cyane kugira ngo dukore ibishoboka byose ntibihagire ibintu by'inzitwazo. Bigaragara ko uriya tubonanye na Janet banza atari mama we, ni amagambo bari barimo kumubwira. Ndetse ku ishuri, ndetse kandi ukeneye cyangwa se ibyo uba ukeneye byose urabibona rero, kandi byose ni ideni uba wifitiye kugira ngo ibyo njyewe na mama twagezeho nawe ubigereho wa mukobwa we. Ni amagambo bari barimo kumubwira. Ndetse kandi nkwibutse muri uyu muryango twebwe twopuresinga abandi tubarabagira, turabarwanya ntabwo baturwanya. Ndetse kandi ntuzadushyire hasi cyangwa se ngo uducishe amazi mwari rya shuri, bigume mu bwonko bwawe ko ayo ngayo atari amahitamo ahubwo ari ikintu ugomba gukora. Umukobwa Juliet avuga ati nyifuriza amahirwe mama, ati ntabwo amahirwe yakeneye mukobwa wanjye, genda kiriya gikombe ujye kugitsindira neza cyane ugitsindira. Avuga ati yego rwose uwo niwe mukobwa wanjye, genda mukobwa wanjye ujye gutsinda, kubera ko aje mu marushanwa uyu mukobwa Juliet. Nyagasani. Ndetse abanyeshuri nabo bari bakomeje kuzana na Janet nuko nguko yaje. Bigaragara ko aba bakobwa uko ari babiri aribo bahanganye cyane kugira ngo iyi trophy yo muri aya marushanwa ya spelling bee competition bayatsindire. Reba ahangaha ibumoso urebe agace ka gatatu nako uhita ukareba neza cyane kuko ntabwo turimo gutinda.